Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professioneri ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. kurya uri mugufi n'ubwenge bwawe nabwo ni bugufi ibitekerezo byawe bikaba bigufi. None se uri kunshinja iki? Ntushije iki ntabwo ndakubaza ngo uri kunshinja iki? ntabwo wavuze igitekerezo cyo kujya guteranya nabwo. Jewe Gonyine ni ngewe wavuze ngo abuziko uzi kubeshya ugakabya. Matibo ibuka neza Ariko uziko uri bahena koko uri bahena ugahendera umugina. Ngewe nigeze icyo gitekerezo ngewe. ntabwo wasanze nicaye harya hepfo. None wasana amagambo menshi ninde? Uwabwiye umwana amagambo menshi niza muteranya ku mukozi. Ntabwo rero namusekeraga. Ngewe musekera. Uyu mukozi wawe ngewe ntabwo nari ndi kurira. Ngazakuroga ngazana kwica. Urambeshye zibaho ngano ukajya umbeshera. Matibo ntiwampinduka utyo. Uzanye ubujajwa baratwirukanye. None uri kuvuga ngo ngewe ngo ninjye ufite amakosa. Ariko kako ndi umuntu Umugabo nese muga kubura umugabo bivuga ko atari injajwa. Yewe None se nimba ufite ubwenge kuki wemeye ko twicara muri ziriya ntebe mu bakire kuriya baba banaduhaye n'ibiryo byinshi kuriya. Ukemera nimba ufite ubwenge kuko hari abavuga ngo abagabo muyobora abagore. Kuki utavuze ngo Matibo ducicike twe guteranya uriya mukozi. Ugatuma tumuteranya kuki utabivuze mbere? Utabivuze mbere. Matibo reka maze nkubwire uragiye ndakwizera. Kandi nkizera ko igitekerezo cyawe ari inyamibwa rwose. No cyarapfuye rero. Byarapfuye byararangiye batwirukanye. Reka rombizize wowe kuko niba igitekerezo kiri bupfe. Ubinziza nkande. Uri kwazo gatekereza neza. Ahubwo reka nkubwire nge nundi twabaye Marine, twabaye mbobo. Ni wari mbobo jya. Cyane wowe kuko imbobo cyane bari umugabo. Imbobo kazi. Umusore. Oya ngeraho ndi imbobo kazi soro wayibona. Ni wowe da. Reka ni wowe. Tugera kuri wowe ni wowe mbobo kazi. Nanjye nka imbobo. Narambiwe kwigwa ngendana nawe. Narambiwe kwigwa tumeze nk'imbobo n'ubundi ububobo nyabubobo nakurambiwe. None shaho iwawe nanjye nciwanjye tugende iki umusazi se kugenda wenyine rugira bakaguhohotera bamuhotera uri mama wanjye papa wanjye ababyeyi banjye urabazi se sijya ukurinda se undi ndetse we naguhaye akazi ko bodyguard. Ati rero reka ngubwire niba utangiye kuza kunyipakurura rwose iyi siraza kukota ndakwipakuriye finish. ahubwo reka ngubwire musaba kare nakugira burya ngo utandukane nanjye narinjye mu fatanyabikorwa wawe wareka tugashaka kundi kuturya uyu munsi rwose. Bambwiza ukuntu turi burye rero. Nta kundi. Turarya. Ku mutwe nta kundi rwose. Gute rero? Ujye kujya kubimumye se. Ujye kwigira ufite ubumuga se ujye kwigira iki? Ntabwo naburi indi mitwe nteka. Nimba ufite racyo tugenda. Reka nanjye natekereza nk'ubwo wenda we uri mugufi. N'ibitekerezo byawe bikaba bigufi ariko bikaba nanjye ndi muremure. N'ibitekerezo byanjye bikaba byisumbuyeho gatoya. Reka ntekereze nanjye umunsi rero. Ijambo bugufi warivuga utarivuga ntacyo rintwaye cyane ko mbizi ko ndi muremure. Koko cyane ku mutima. Yego. Ntekereza cyane. Ni muremure rwose. Watekereza uko turi buryo rero. Kujya aho mbizi kujya mbwaho nge ntekereza wenda ngo wakitekerereza. Yego uri umuhatari. Umunyabwenge rwose. Intiti. Sawa nta kibazo. Uko ufata matiti. Ushireho ntiti. Leta bihinduka titi. Uri intiti. Ngareka tubigore gutya rero. Uratagenda ubitekereza.
cyakora ugira imana hakiya mungu ugira imana sheri waje naje nyine iyo nibeshye nkasanga hari umugabo uri hara mu cyumba ubu niba bari kutunguye wari kubona ubundi we nongewe gakira bitambwiye nze kugufata fata ubuse amakuru ntabwo nayafataga iyo ngiyo ukuntu wiri kwicara ku gasantere uzunguza amabona abasore bakuremuza ubu nahinje kugwa gituma ugize amahirwe ako narumva ubu nta nubwo kunkumbura nari iki kintu kiri mu mutwe wawe nuko wumva ko hari umugabo mu nzu shabyore gufungwa se n'ikintu wamugore sheri umeze neza se mana yanjye ndishimye kuba nkubonye nta neza wahora n'iki ubu ibi bigenda no kubishyira hariya hanze bakabikuramo inda n'imbaraga se umuntu abizigira inda nta nda zibamo ariko ni ukuryama ko warananutse sheri warananutse uzi kuryama ku isima ku isima none rero inda ndayanjye kuryamisha ku isima wananutse bigaragara imbavu naje no kukureba akakunyima se ibigori naje kukureba hariya ndinginga ndatakamba ngo bakumve ako nta mugabo wajya kuzana ukagira n'iki n'iki ako sheri wajya ugabanya ibyo bintu nasinziraga nzi kurya muri wenyine n'ibigabo biri muri kano gace navuga ni harahiye byarangiye ibaze ari ukuri ntabwo byigeze bibahumura shyira umutima hamwe naragumye ngo utegereje niribaga niga mu madosiye ngo mpige byuze ko nabona n'umuntu ukuburanira bakambwira ngo byihoreye nyine mwana wanjye ntunyumve nabi buriya pe sinkubeshya na kera nabyiyumvamo ukuntu nibonaga numvaga nzabyara umupolisi cyangwa umusirikare ni ukuvuga ngo ni nk'ibintu nshimira Imana ko njyewe Imana yarumvishe gusaba kwanjye byibuze ikemera ko mu maraso ya Rudoviko haba hari n'umuntu w'umusirikare cyangwa se umupolisi ufite ahuriye n'inzego z'umutekano niyo mpamvu hari ibintu nakisanzura nkakubwira kurusha mwene umusivili kuko buriya ni umusivili kandi njye ntabwo ndi umusivili rero mbabarira ni ukuri ndakwinginze narahindutse pe kuri wowe nitwaye nabi ku mwari nitwaye nabi ariko ndumva nshaka kubohora umutima wanjye kandi ndumva nshaka kubimfashamo ntuvuge ngo ndi guhugura amagambo ni uko ndi gutondekanya ibintu ukuntu numva nshaka kubikubwira nyine afande sibyo nakosore papa ibintu uri kunsaba ntabwo byashoboka waretse tukababwira ko uri umwana wanjye ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka banzureke nikorera akazi kanjye nk'uko nabikubwiye nk'uko nanahoze mbikubwira reka manze nsoze akazi kanjye uzabone ubabwire ukuri ariko uzi ko ingwara amaraso yawe niba se ari ayanjye nusi ko twashiduka bihombeyemo cyangwa se nawe wigendeye ibyo ntabwo mbireba iyo ndi mu kazi ubwo akaba ari akazi nyine kuko nawe musanze mu ikosa namufunga afande nako mwana wanjye ni ukuri mbabarira uramutse tubabwije ukuri nyine nkababwiza ukuri tukanababwiza ukuri kuri umuvandimwe ibintu tukabishyira ku meza tugasasa inzobe ni ukuri kw'Imana waba ungiriye neza cyane papa rero reka nkubwire nta kintu na kimwe wakora ntarafata Domine mbabarira pe kuko Domine abantu bose yahemukiye papa ndashaka ngo abyishyure imbere y'abo bantu barandekuye nyine basanze ndengana kuri Imana ishimwe basanze ndengana ariko imvune makuye wa muntu uzana tunyara shangaza urayiwe shangazi none ibiteretse hariya ntabyo kuva nimaze kunyara ahantu ureba kandi ukanahariye ukoresha yangana ntabwo ari muri kiliziya nta nubwo ari no kwa muganga ngo barakugemurisha ndakomye ariko ndakomye wananutse noneho uruhara rwagaragaye noneho burundu ndakubwiye ubu ngubu ahandi imbavu zose ubundi gutonekara ni ukunkora ka masaje ukanya ushobora kuntu ushyushya amazi ujya unkanda nta mu mbavu cyane cyane n'ibyo kurya kurya gusa ndashonje ibaze ko nari ibigori iminsi ibiri yonyine ubundi nkajya niyiriza nkanywa amazi gusa kigaragara rero muri icyo utazi buriya nubwo naguha n'ibiryo bingana gute ntabyo iri buryo kumaze igihe utazi ibyo nta kintu nshaka meze nabi ndashonje ahandi ku buryo numva n'umuntu namurya ubu si unambwe ntekereza ibiryo
ubu nimero yanjye kuyizi mu mutwe uwabuze n'umuntu ubwira byiza nkana nagutegura ngiye mfungurwa nasize umugore w'igitore mu nzu nkawe muraba ubu uje wirukanka ngo uze kureba ko gahunda ya munsi y'igitanda katishe kuko ushaka kumirinda yanjye yo kumwe uzi ko uciye wirukanka akagira ngo ni ikindi kintu ugiye kureba kumbe urimo wirukanka umutima wanjye numva mutekerezaga ko byanze bikunze ubwenge bw'abagore n'umuzisi bwo kuntu wigenje ukaza mu kigo mu nzu ariko reka kuguhitana na mama ye gakire mankwishe ngasubirayo nari kujyana nijyanye rwose n'indi y'umugore wanjye sasa ari kumwe n'umugabo ndamukubise ngakumena izuru rwose ngakumena umutwe agenda ngagukomeretsa bakavuga none imyaka ingahe bwira icyo ushaka kurya utegurire ntekera agacirungu n'udushyimbo dukaraga n'agafiriti kuri n'inyamara gukaranga umusosi wa data ku buryo ngende numva ndahazi uzi ko muri umuceri ukuntu uri kuwikabiriza ko umaze igihe utarya byanze bikoze urarya utuntu tungana ariko bite byawe witeka guteka ikiro cyose cy'inyama cy'umuceri vuba vuba kandi mbigutekere ndebe kandi muzanire amazi yo kunywa maze manira ibigori byari byarafashe mu menyo ushaka Imana umuhambira ugomba mwinshi ariko ntabwo mwizeye tu muri iyi nzu wenyine n'amahane agera n'ukuntu akunda abagabo uyu mugore ngoje tu kubera icyo washatse gufata Domina ukaza kumucungira no kwa Birasa ubu nta handi hantu uri gucungira Domina koko hehe nari kumukurayo ibintu byose namenye nari kubimenya nte iyo ntaza hano Domina nanjye mubonye ndumva namutera namushinga amenyo ngamushaka ariko nabwo ngatekereza nanjye mfite amakosa pe nanjye mfite amakosa ku buryo numva ngo Domina wamumana namushinga amenyo ariko nanjye ntabwo mvuze ngo nawe mwumva mwashinga amenyo kuko none ntabwo nakoze nk'ibye papa hama hamwe ahubwo tuzamufatane umfashe kumushaka sibyo kuko ibyo bintu rwose uzabivuga ariko namubonye none se wakomeza tukamushaka ariko bano tukabwiza ukuri oya papa umwari nkamubwira nge ndumva ashaka kuboka ku mutima nkabwira umwari ko namuhemukiye ngasaba amakosa nyine ngahuza abana banjye nkabahuza tukubaka umuryango mwuzura umwiryane oya ibyo bya Domina twashaka tukanabyihorera umwari genda umusaba imbabazi ku giti cyawe ariko ureke kuvanga ibintu byanjye n'ibyawe mbabarira pe kana nigendera papa ndeka nigendera umwari yakishima aramutse amenya ko umuvandimwe agatamenya ko mu muryango dufite umupolisi mubimenya se ngo narabyawe na Domina bimaze iki ariko yumva ko ari amaraso yakumva ko ari amaraso yanjye byibuze yavuga ati uyu nguyu ni amaraso yanjye noneho umuntu ukomeye yatavuga ati byibuze mu muryango wacu harimo umuntu ukomeye ndakwingize mwana wanjye rwose inkoni zamba dusabe umwari imbabazi papa kandi ureka nkubwire ikindi kintu utongera kumpamagara umbwira buno busa umbwira ngo tubwire umwari ukuri ntiwongere kubimbaza ni ubwa mbere n'ubwa nyuma mbikubwiye uzabimubwira ariko namaze kubona Domina nta kindi kintu ndekura nigendere none se kubyara ukabyara umupolisi ubu ndabiherahe koko nta kundi nyine ibi byose ni Domina ni ukoza amahano umwana wanjye k'umupolisi w'umwafandi kino menye na Domina koko ese bite umeze neza ese umeze neza ariko nawe ubukwe rutambeshye iminsi ibiri yonyine imaze niyo yatuma undakarira cyangwa waburakajwe nuko ngarutse kayini ntakubeshye wowe na mama mungeza hado suke si nawe twabanye kweli nawe twari inshuti ubu ntabwo wakumva ko ntabwo aka kanya wakibuka ukuntu nakundaga musaza wawe
kandi n'ubu ndacyamukunda. hanyuma si ibyo bintu bikoresha iki mukunde nyine wa mukunda utamukunda ibyo birabareba nta hantu bifashe nta n'ikintu bimbwiye nta kintu bimbwiye pe ibibazo byanjye ku giti cyanjye nimbuzanywe no kunyongerera mbabarira ndakwinginze Kayire sibyo mbabarira gumana boro zawe z'ibibazo byawe nanjye reka mbike ibyanjye unyongerera ndakwinginze Kesi ntabwo nzi ikintu na kimwe nzakora kugira ngo ubone uko wananyizera byibuze. hanyuma nimwizera simbikoresha iki nta kindi kintu na kimwe gitumye ndanga kubera amaka kandi ko kumukunda. abandi bantu ushobora baracyakundana mama se basi arimo sikeye nta kindi kintu basi ufite wambwira ku ruhande kitarimo urukundo rwawe na maka kitarimo mama urageheze uba wicaye gake hasi ambwira rero Kayire nubwo nagukunda urumva maka njye n'ubu ndahangayitse kuba Hirwa ndi kumuhamagara kugeza na n'ubu atarashyiraho telefone yiwe ni ukuri birampangayikishije. Hirwa yarakize ikindi ntabwo uriya ari umwana ugomba guhangayikirwa niba yagiye nyine kandi yagiye ari uko ababaye ntabwo yagiye kuko yishimye iyo kuba yakuyeho telefone adashaka ko tumuvugisha maybe afite impamvu zifatika. maka Hirwa ntabwo umuzi. Hirwa ni umwana ku buryo utabitekereza. Mfite ubwoba ko ashobora gukora ikintu cy'ubugoryi. Reba yavuye hano ababaye ashwanye n'umukunzi we maka. Mfite ubwoba ko Hirwa ashobora gukora ikintu cy'ubugoryi kuko Hirwa buriya ni umwana mu mutwe ntushobora kubyumva. Ubivuze neza ngo ntabwo muzi n'ubundi ntabwo muzi n'ubu muzi sinzi impamvu rero mbona abo bigize ibintu biri hatari cyane cyangwa wumva ko please cyangwa uracyamukunda ndabizi gukunda uko bimera. Hirwa niba yavuye hano ashwanye na Kesi kuriya nese wowe gukora iki yakundanye na sister aramuhemukira tuhari ndende nyine nicyo cyamurakaje kuba yakuyeho phone nuko adashaka stress ashaka kubanza ngo yisuganye mere neza rero please ibyo bintu bivuye topics twari no kuyivugaho. gusa nyine ngenda hangayitse. Nabyumvise nta kibazo nabyumvise. Okay. None se ku cyemezo nakubwira imeze gute ya gahunda twapanze? Akabira bintu nabitekerejeho. Yes wabitekereje ariko njye ndemera gufata any risk kugira ngo utaza kwisura ku mwanzuro dufitanye sibi. Maka ntabwo nakubuza amahirwe nk'aya ngaya kugira experience nk'iyi ngiyi byaba ari ukwikunda. What's your plan? Njyewe n'ubundi nta kibazo ngifitanye na mama wawe. Mama wawe niwe ufitanye ikibazo nanjye. Rero ntekereza ko byaba byiza ugiye ugakomeza ukubaka ahazaza hawe. Hanjye. Karawamba wari ukanyumva koko. Akwamarwa ibintu uri kuvuga urumva byashoboka. Uzi ko njye namaze no kubona kandi kazi. Ntabwo bishoboka ko kazi nyine ugomba kugasezera nkuko nabikubwiye. Ntabwo byakunda. Kuva narashyikira umwana wanjye nkashyikira kandi kazi ntabwo nagaruka kwa Birasa. Nasundi urangarurira yiki.
kara ubu uragira ngo koko nkubwire buri kimwe cyose mpere ku murongo koko ubu wagakwiye kundushya nase bimeze bite ubundi njye rero reka nkubwire umukozi wari uri kwa Birasa hari agakozi nyine bashatse kahaje njye nakirukanye ku giti cyanjye baho mwari nta n'ibyo bazi ko namwirukanye nase kwirukanye umukozi w'abandi hazajya hakorera karamva nkubwire urabizi ko kwa Birasa abantu bagomba kuhaza ni abantu babizewe sibyo kari agakobwa karifashe kabwira umwari ngo katurutse niba karamubwiye ngo iki njyewe kambwira ko katurutse ku Kamonyi umwari amubwira ko yaturutse niba ari hehe i Kayonza urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye guhera icyo gihe numva ko abeshya umwari nanjye ambeshye nahise ngiramo ikibazo byange bikunde rero uriya mukobwa hari ikintu cyari cyaramuzanye ubundi se ninde wamushatse ajya kuza hariya ese ko yambwiye ngo umuntu amuhamagaye ngo amurangira akazi ngambwira ukuntu umuntu aguhamagara bikagwirirana no kwa Birasa niyo mpamvu rero ugomba kumfasha ugasubira kwa Birasa ibyo byo byibagirwa njye nongeye nze kuza kwigira kwa Birasa nk'umukozi wo mu rugo njye mfite akazi kanjye keza noneho gasigaye kampemba ako kara ubu ngubu uzi ko Birasa nabo mwari bafite ubukwe ibyo byo urabizi basi bafite ryari burenda kuba bazasezerana kandi nako ikindi kintu nibagiye kukubwira kara buriya ndi umupolisi ndi wowe ntabwo byari ngombwa ko mbikubwira ariko reka mbikubwire wowe mama rwari umupolisi ngiye mama rwari ndi umupolisi ubu saka kanya mvuye kwa Birasa nta n'amezi angahe arashira uhise ujya mu gipolisi bahita bakiguha nyine vuga gake ngiye naje ara kwa Birasa n'ubundi ndi umupolisi nkuko nabikubwiye ati kwa Birasa nta umuntu wese ugomba kuhaza ni umuntu uba wizewe nyine nk'abandi bose nkuko baje nanjye naraje ariko nahaje ndi umupolisi kandi nanjye nari mfite ibinzanye we mama rwera uri umupolisi karangiye rero kankubwire sibyo ngiye ndi mu kazi kanjye naje hariya muri rwa rugo nishakira Domina niwe nshaka gufata urumva mbabarira rero mbabarira ako nanjye ntabwo noreye mama nubwo ari inshuti yawe ariko ngeze habi pe ntabwo nzi ko umubyeyi w'umuntu yageze kuri runo rwego subizi ko ubundi ahirwa uzi ko mama wambyaye akajya ku gisi ari we muntu wafashe akanandukanye n'umuhungu dukundana akajya kuvuga utuntu tw'amazimwe turi aho ngaho kugeza kuri ya level yanandukanyije nawe ubu tuvugana Hirwa ntawe uri muri iyi nzu yarigendeye Hirwa yaragiye reka nze kuganira na mama icyo nzi ni uko mama ntabwo yakurikirana na kimwe agambiriye kukubanza ako Kayiri mama n'iki yaguhaye ku buryo umuvugira mama ntabwo uzi ibintu adukora hano ngiye n'amanga okay I know muri inshuti none se nawe uzaba umubyeyi umeze nka mama udashyigikira abana be wivanga mu rukundo rw'abana be urumva n'ubu umumama uzaba umumama umeze nka mama Kasim ugenda umva ibintu urimo gutekereza wumva pe urimo gutekereza ibintu bibi cyane kandi bibi nawe uzi neza yuko mama wawe ibyo bintu atabikora icyo atakora hari ikintu atanyeretse umuhungu dukundana yaramwirukanye ni nk'ari wamwirukanye iyo ufata ugateranya umwana wawe n'umuhungu bakundana ukabyivangamo uzi impamvu mama yangariye hano mu rugo ese nuko wabonaga nitonda kandi ndi n'umuntu ukwiriye kujya kuba mudanga nkajya mbagira inama aha inde witonda wowe Kayiri witonda reka ndebe mama sibyo kuva ryari witonda se umukobwa mwiza njya kumenya nyine niwe muhuye
Then what about you? Maka njyewe uzasanga nigutegereje. Ndaba mvuye hano ntandukane na mama wawe. Numva hano surajya? Maka mfite nanjye mu rugo. Ndagenda mbe ndi kumwe na mama. Are you sure? Baby, ntabwo uri kumbeshya? Nese ibyo umupangu twapanda nyine ubu fasha wowe urabireze? Maka nakubwiye ngo nzaba ngutegereje. Kwitesha amahirwe nk'aya ngaya naba nikunze. Ugiye kujya mu cyaro muri ayo mezi 3 maybe ndashobora no kurengaho. Ubwo se we na mama wawe muzamubayeho mute kandi hano wabaga ufite buri kimwe cyose ufite abantu bari kukwitaho? Urumva ayo mezi 3 bizaba bimeze bite? Makuru umva hari umuntu wanyitaho kurusha mama koko? Njyewe namurusha namurusha. Nzaba mfite telefone. Tuzajya tuvugana umunsi ku munsi. Video call. Telefone. Umunsi ku munsi tuzajya tuvugana. Yeah, of course tugomba kuvugana. Nibwo n'abandi bize wenda natereka nkari ukaba undeba nkakora ibyo nkora ariko pasi uri kundeba sibyo? Nahuguka nkakuvugira. Okay. Ndashaka amafaranga rero. Amafaranga agenda gute? Yo kuba ndi kwifashisha mu gihe ndi mu rugo. Waruzi uzaba uri kumwe na mama uri kwitaho nta wundi muntu wamurusha kukwitaho nisibye amafaranga bije gute? Nise mwakareba igihe maze mu mujyi. Urabizi ko ntakoraga. Ndasubira mu rugo nta n'ikintu njyanyeyo. Ibyo nyine birumvikana. Ushaka ngahe? Okay, ushaka bari kumfasha mu rugo. Angahe? Ushaka ngahe? Maka wungenere. Okay. Urabizi ko ntaguha nacyo. Ariko ntabwo nizeye ko mu kanya wari uhangayitse sibyo uri kuvuga ngo hirwa n'iki. Sinizeye ko kuzajya mu rugo. Ukuntu ndi kukubona ku maso ukuntu umeze n'uburyo uhise unsaba amafaranga n'iki, ntabwo nizeye ko uzaba ugiye mu rugo. Rero nta kibazo, ibyo washakaga gukora ntabwo ndi bubyange, ariko nanjye proposal yanjye nawe ibyo twaganiye nabyo ntabwo ndi bubyange. Reka nigere ku kazi umwanzuro aba kuba wawe. Gusa nanabireka kujya. Okay, see ya. I love you. Uzubu nsigariye ku rugo ureberera umwari na Birasa. Ndakwinginze babarira. Twaryanye umwanda tubona kondo dukora buri kimwe cyose. Uri umupolisi? Nariwe. Ahubwo se unoroheje. Wiki? Fasha rero, fasha nigire mu kazi pe. Sibyo? Kuko Birasa nta wundi muntu wamufasha usibye ngewe nawe. Nta bandi bantu babafasha. Mbabarira ndakwinginze. None se mama rwe niba wari umupolisi washakaga iki ushaka iki? Uburyo wari kuza wigize kuri uri umupolisi? Ariko se urajya mbikubwire gute? Ko naje muri rugo nyine mfite ibinzanye cyane cyane ko nshaka Domina nkaba ntaramubona kandi ndi kumuhiga byange bikumve nde ngomba kumufata. Ntabwo ro byakunda ko mufata nyiri harira kwa Birasa. Niyo mpamvu nshaka ngo mfashe ubugarutse hariya mu rugo kugira ngo mbone ukuntu nikorera akazi. Sibyo? Ubwo nanjye uragira ngo uzamfunge. Se iyo mbishaka se nakuba naragufunze muri cya gihe utwara umwana. Iyo mbishaka nakuba naragufunze. Ariko ntabyo nakoze. Rero niyo mpamvu ugomba kuza ugasigarana nawe umwari na Birasa ngiye nkigira mu kazi kanjye. Cyabuze mbashije kumva mu rwego n'ukuri.
ubwo turabyujuje kandi ubu njye twujuje ikize twujuje ikize ugomba kubikora uri kuvura umupolisi ubwo uragira ngo unzane ibintu by'iterabwoba usanga urambwiye ngo bikore ngo ku mbaraga kandi rwose reka nkubwize oya nta mbaraga nsizeho kara nta mbaraga nsizeho ariko bikore sibyo njyewe nifite akazi kanjye se karajyayo oya bikore nta kibazo ako kazi kawe bazakajyamo kuko Birasa nemeye kubafasha nkaba narabafashije ibyo nabafashaga bikaba byararangiye bikore n'ubundi Domina nimufata n'ubundi uzagenda nta kibazo kuko nta wundi muntu bazaba basigaranye wavuga ngo nose Domina uzamufata kubera ngiye ko nanjye ntaza ahantu ayirere none se kara niba ruhumuriza ngiye naramwifungiye Latifa arafunze urumva Domina ari uzananira koko uvugisha ukuri abo bose warabafashe narabafashe rero niyo mpamvu ugomba kugenda kwa Birasa na w'umwari ukabareberera nyine ukaba amaso ukamenya nyine kwa kundi winjiye n'uwasohotse icyo azanye kandi ukajya umamarigarira ku gihe ikibaye cyose ukambwira sibyo ubwo rwose nabikora kubera wewe ariko rwose harimo imbogamizi pe njye nayo nsigaye nibereye ku kazi oya nta mbogamizi uzajya umemba ariko nzajya nguye kandi ugiye kubikorera Birasa oya ubwo ngiye kubikora wowe noneho Birasa njye narangizanyije nta kibazo ubwo niwe ngiye kubikora kubera ko nawe uri umuyobozi uri afande wanjye oya ntacyo nanjye ejo utazanyiteramo ngaho genda rero ubwo ngubwo uraza nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo reka nzaze ejo mu gitondo kuko ntabwo nari niteguye n'ubu hari ahantu nari ngiye duhuriye mu muhanda nagendaga ahubwo wenda naza ejo mu gitondo nose ubwo kwa Birasa bazayifata gute barabizi se wowe ibyo bindekere sibyo none se ubu Birasa bazayibona gute ubu mwari na Birasa babonye mbaseze ejo bonge babone nongeye neguye igikapu cy'imyenda ndagarutse wowe uze gukomanga hariya ku gipangu bisanzwe winjire uvuge kugarutse ibindi ubindekere kandi ikindi kara ibanga nta muntu ugomba kumenya ko ndi umupolisi ntabwo babizi nabo ntabwo babizi sibyo ubwo rero genda witegure ubwo ndabona uje nta kibazo ejo mu gitondo umenye ko ndi bugenda ari uko uzaba uhari uhageze ariko nsobanure njye nta bintu byinshi bifite byo kuzavuga sawa ngaho genda oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza